Shalom shalom, turakomeje n'ibyahishuwe igice cya 19. haravuga ngo mu ijuru bishimira irimbuka rya Babuloni. Hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ijwi rirenga risa n'iry'abantu benshi bavuga bati haleluya, agakiza n'icyubahiro n'ubutware ni iby'Imana yacu, kuko amateka yayo ari ay'ukuri no gukiranuka. Yaciriyeho iteka maraya uwukomeye wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe, kandi imuhoreye amaraso y'imbata zayo. Barongera bati haleluya, umwotsi we uhora ucumba iteka ryose. Nuko ba bakuru 24 na bya bizima 4 bikubita hasi, basenga Imana yicara kuri rya ntebe bati amena, haleluya. Ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti nimushime Imana yacu mwambata zayo mwese mwe, namwe abayubaha, aboroheje n'abakomeye. Numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya, kuko Umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Arambwira ati andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Amen. Kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Nikubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka ndimbata mugenzi wawe, kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu. Imana bari usenga, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru. Uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi ukuri, ni uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro, no ku mutwe we afite ibisingo byinshi, kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda winitswe mu maraso, kandi yitwa ijambo ry'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zihetswe n'amafarashi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye, kugira ngo ayikubite amahanga azayaragize inkoni y'icyuma. Yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi w'umujinya w'Imana ishobora byose. Kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditsweho ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Haleluya. Mbona marayika ahagaze mu zuba, arangurira ijwi, abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira, murye intumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo, n'izaburi bushobozi, n'iz'amafarashi, n'iz'abahekwa nayo, n'iz'abantu bose ab'umudendezo n'ab'imbata, aboroheje n'abakomeye. Nuko mbona inyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe n'aya farashi n'ingabo ze. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya nyamaswa n'abarama igishushanyo cyayo, nawe afatanwa nayo. Bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima. Abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa k'uhetswe n'aya farashi, ibisiga byose bihaga intumbi zabo. Igice cya 20 haravuga ngo Satani abohwa abakiranutsi b'Imana na Yesu imyaka 1000. Amen. Mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu arahakinga. Ashyiriraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa
cyangwa ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi nuwera. Amen. Imana itugirire neza. Aravuga ngo ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze baryo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa ave aho yari abohewe. Azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo yakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwira isi yose, bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike, kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntiyabakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Bene data, ibi bintu biteye ubwoba. Imana itugirire neza, amazina yacu akomeze yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Tugire imirimo bene data, dukore ibyo Imana ishaka. Twasomye ijambo ry'Imana, dusaba Imana imbaraga. Satani araturwanya. Satani iyo abonye urwana no kuva mu byaha nawe akora uko ashoboye kugira ngo ubigumemo. Rero bene data, ibihano turabibona. Satani azajugunywa mu muriro na cya kiyoka na wa muhanuzi w'ibinyoma n'abantu bose ngo amazina yabo atabashije kuboneka mu gitabo cy'ubugingo bazajugunywa na Satani. Bavuga ko ari rwo rupfu rwa kabiri. Bazahora bababazwa iteka ryose amanywa na nijoro. Biteye ubwoba bene data. Imana ibiturinde mu izina rya Yesu. Icyo twifuza ni ukuzagira iherezo ryiza. Icyo twifuza ni ukuzabana n'umwami wacu Yesu Kristo, tukazabana muri paradizo, tukazabana mu bugingo buhoraho twishimye, aho hatazongera kuba urupfu ukundi, nta burwayi, nta guhangayika. Bene data, ijuru riraryoshye, riragoye kurigeramo kuko twarabisomye muri Matayo uburyo inzira ifunganye, ni inzira igoye, kandi abayinyuramo ni bake. Ariko inzira ngo yo kurimbuka ni inzira ngari, ni inzira ifunganye, kandi abayinyuramo ni benshi. Nubwo rero inzira ijya mu ijuru igoye ifunganye, tuyicemo. Mu bigeragezo twihangane, mu byago twihangane, twe kuva ku mwami wacu Yesu Kristo, ariko tuzabona ubugingo buhoraho. Ariko amazina yacu azaba ari mu gitabo cy'ubugingo bene data. Igice cya 21 haga ngo iby'ijuru rishya n'isi nshya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya. Amen. Kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Amen. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Amen.
yicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi iti birarangiye, nige Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Amen. Ati ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye nawe abe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Haza umwe muri ba bamarayika barindwi bari bafite za nzabya ndwi zuzuye ibyago birindwi by'imperuka, avugana nanjye arambwira ati ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. Anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, ruva mu ijuru ku Mana, rufite ubwiza bw'Imana. Kurabagirana kwarwo gusa n'ukwibuye ry'igiciro cyinshi cyane, nk'ibuye ryitwa yasipi ribonerana nk'isarabwayi, rufite inkike nini kandi ndende n'amarembo 12, no ku marembo hariho abamarayika 12, kandi handitsweho amazina y'imiryango 12 y'abana ba Isirayeli. Iburasirazuba hariho amarembo 3, ikasikazi hariho amarembo 3, ikusi hariho amarembo 3, n'iburengerazuba hariho amarembo 3. Inkike z'urwo rurembo zifite imfatiro 12, zanditsweho amazina 12 y'intumwa 12 z'umwana w'intama. Uwavuganaga nanjye yari afite urugero rw'urubingo rw'izahabu kugira ngo agere urwo rurembo n'amarembo yarwo n'inkike zarwo. Urwo rurembo rungana impande zose, uburebure bungana n'ubugari. Ageresha urwo rurembo rwa rubingo, ageramo sitadiyo inzovu n'ibihumbi 2. Uburebure bw'umurambararo n'ubugari n'uburebure bw'igihagararo birangana. Agera inkike zarwo, ageramo imikono 144, akurikije urugero rw'abantu, ibyo ni ukuvuga ngo ni urw'abamarayika. Inkike zarwo zubakishijwe yasipi, naho ururembo ubwarwo rwubakishijwe izahabu nziza imeze nk'ibirahure byiza. Imfatiro z'inkike z'urwo rurembo zarimbishijwe amabuye y'igiciro cyinshi y'amoko yose. Urufatiro rwa mbere rwari yasipi, urwa kabiri rwari safiro, urwa gatatu rwari karukedoni, urwa kane rwari simaragido, urwa gatanu rwari sarudo nikisi, urwa gatandatu rwari sarudiyo, urwa karindwi rwari kirusolito, urwa munani rwari beruro, urwa cyenda rwari topazi, urwa 10 rwari kirusoparaso, urwa 11 rwari huwakinto, urwa 12 rwari ametusito. Amarembo uko ari 12 yari imaragarita 12, irembo rimwe ryubakishijwe imaragarita imwe. Atyo inzira nyabagendwa muri urwo rurembo yashigirijwe izahabu nziza isa n'ibirahure bibonerana. Icyakora sinabonye urusengero muri rwo, kuko umwami Imana ishobora byose n'umwana w'intama ari bo rusengero rwarwo, kandi urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba, amen, cyangwa n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana ari bwo buruvira, kandi umwana w'intama ari we tabaza ryarwo, amen. Amahanga azagendera mu mucyo warwo, abami bo mu isi bazane ubwiza bwabo. Amarembo yarwo ntazugarirwa ku manywa na hato, kuko ijoro ritabayo, kandi bazazanayo ubwiza n'icyubahiro by'amahanga. Muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Amen. Amen, amen. Tugeze ku gice cya nyuma, yawe Yesu ashimwe cyane. Tugeze ku gice cya nyuma, aricyo gice cya 22 cy'ibyahishuwe. Anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi, ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama, rutembera mu nzira nyabagendwa hagati. Hakurya no hakuno y'urwo ruzi
hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe uko ukwezi gutashye. Ibibabi byacyo byari ibyo gukiza amahanga. Nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera. Zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo. Nta joro rizabaho ukundi, kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba, uko Umwami Imana izabavira, kandi bazahora ku ngoma iteka ryose. Haleluya. Arambwira ati ayo magambo ni ayo kwizerwa, ni ay'ukuri, kandi Umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba. Kandi dore ndaza vuba. Hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Jyewe Yohana numvise ibyo kandi ndabireba, maze kubyumva no kubireba nikubitira hasi imbere y'ibirenge bya marayika wabinyeretse kugira ngo muramye. Ariko arambwira ati reka, ndi imbata mugenzi wawe, kandi ndi mugenzi wa bene so b'abahanuzi n'uwabitondera amagambo y'iki gitabo. Imana aba ariyo uramya. Amen. Imana aba ariyo tujya turamya yonyine. Kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo yagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwangiye mu mutima agumye yandure. Umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Jyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo ku bw'amatorero. Ni igihe gishitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi ni igihe nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Amen. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagare ati ngwino. Kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Amen. Uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Uhamya ibyo aravuga ati ndaza vuba. Amen. Ngwino Mwami Yesu. Ubuntu bw'Umwami Yesu bubane namwe mwese. Haleluya. Amen. Yesu, ndagushimye cyane ku buntu bwawe. Ndagushimye Mwami ko washoboje nkaba mbashije gusoma iki gitabo cya Bibiliya. Mwami, nongeye kuguha icyubahiro Mwami, nongeye kugushyira hejuru. Ndagushimye Mwami kubw'amagambo yawe meza twagiye tubona. Turagushimye Mwami ko twagiye tumenya ibintu byinshi cyane tutari tuzi. Twagiye twiga ibintu byinshi. Gusoma ijambo ryawe byaduhinduye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kurenza. Hari ibyo twize byinshi cyane, hari ubwo byo byaduhinduyemo dusigaye tugenderamo tutagenderagamo kera. Turagushimiye rero ko wadushoboje, kandi Mwami ujye uduha imbaraga zo kongera gusubira inyuma, twongere dusome ijambo ryawe. Uyaduhe kuyafata mu mutwe, uduhe kugira ngo Mwami bibe ibyo kurya byacu bya buri munsi tugenderaho. Mwami, aho tugiye hose tugutekereze, mu kuryama tugutekereze, mu kurya tugutekereze. Mbese Mwami uhore muri twebwe, natwe duhore muri twebwe. Twongeye kukwinginga tugusaba Mwami ngo amazina yacu agume mu gitabo cy'ubugingo. Mwami, uzaturinde ibi byago byose, uzaturinde Mwami kuzarimbuka kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Turagushimye Mwami, ni ukuri nguhaye icyubahiro, nguhaye icyubahiro, nguhaye icyubahiro, nguhaye icyubahiro, kuko Mwami nta wundi ugukwiriye atari wowe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kuri Imana nziza, urakoze kuri Imana ishobora byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu.
amen. Bene data, ni ukuri ndishimye cyane, Imana ni nziza, ni byiza gusoma ijambo ryayo tukamenya ibirimo, tukamenya ibyanditse. Iyi ni inzira, ibi ni ibyo kurya. Dukomeze gusoma ijambo ry'Imana, tujye dusubira inyuma turisome. Bene data, twige kugendera mu Mana. Ubuzima bwacu bwa buri munsi tube turi hafi y'Imana, kuko nitujya kure y'Imana Satani aba yiteguye kudusamira hejuru ngo atumire bunguri. Satani twabonye ko ari umujura, yaje ngo kwica, kwiba no kugira ati n'umurimbuzi. Icyo aba yifuza ni uko umuntu yapfira mu byaha, uko yakurimbura ukajya kubabazwa. Imana izabiturinde, tuhore twiteguye umunota ku munota, isaha ku isaha, umunsi wose duhore twiyeza. Aho twacitswe hose tugacumura, twibuke kwihana, twe kwinangira imitima, twe kwishyira hejuru. Imana ikunda abaca bugufi, Imana ikunda abantu bihana. Imana yacu ni nyembabazi, iteka iba yiteguye kutubabarira, kandi natwe twige kubabarira. Ni ikintu gikomeye nasomye mu ijambo ry'Imana. Kera ntabwo najyaga nitaho, iyo umuntu atarasoma ijambo ry'Imana n'ukuri hari ibintu byinshi uba utazi. Ntarasoma Bibiliya yose ngo nyirangize, ntabwo nari narize ikintu cyitwa kubabarira. Umuntu wankoreshera wambabazaga, yego jye singira inzika, ariko iteka iyo namubonaga uwo muntu cyangwa nkamwibuka, narongeraga nkagira agahinda, nkibuka ibyo yankoreye, sinabyibagirwaga. Ariko ubu ndashima Imana ko kuba nasomera ijambo ryo kubabarira, nabonye ko ari ikintu cy'ingenzi cyane. Narafuse, abantu bose mubafata kimwe, kuko nanjye ndacumura, nanjye Imana ihora imbabarira buri munsi, buri mwanya Imana iba imbabarira. Iyo nsabye imbabazi, iyo nacumuye, iyo nagiye kure yayo, irambabarira. Bene data rero, ndabashishikariza mwese gusoma ijambo ry'Imana, ndabashishikariza mwese ko dukorera Imana uko dushoboye, twese uko dushoboye kose dukorera Imana mu bushobozi bwose dufite. Umuturanyi wawe ubona utaramenya ijambo ry'Imana, mu nzira aho tunyura tugaragare nyine nk'abakristo buzuye, ku by'abantu batubona bakabona ko dutandukanye n'ab'isi. Rero Imana ibaha umugisha. Nongeye gushima Imana cyane cyane kubw'imbabazi zayo. Ndayishimiye ko yaturinze aya mezi yose, uyu mwaka hafi n'igice twatangiye ino gahunda. Hari benshi batashye bene data, hari benshi aka kanya batagihari, ntacyo rero twe tuba twatanze. Imana ishimwe ko ikiduhaye amahirwe akomeye yo kugira ngo twihane, yo kugira ngo bene data tubone uburyo twiyeza, kugira ngo amazina yacu agume muri kiriya gitabo cy'ubugingo. Rero ndabashimiye, ntabwo tugarukirije hano, tuzakomeza gukorera Imana, tuzakomeza kuvuga Imana, tuzakomeza kuvuga imirimo yayo. Nongera kwibutsa mwene data ufite ubuhamya, ngwino buzane busome, dusomere abantu bumve imirimo n'ibitangaza by'Imana, bisubizemo imbaraga bacitse intege, bisubizemo imbaraga basubiye inyuma. Yesu rero abaha umugisha, Yesu akomeze kubagirira neza aho muri hose. Tuzasubira ubutaha.